brother w'amahoro Donati ndumuserezane wa Yohani Bosco. Aya mahugurwa y'abanimateri ba patronage muri Archdiocese ya Kigali no mu bigo bitandatu by'abasalesiane yarafite insanganyamatsiko igira iti mwana haguruka umuhamya w'ibyo wabonye. Twari dufite rero intego yo gutegura abanimateri bazakoresha patronage z'abana muri ibi biruhuko turimo. Icyo twari twiteze rero bari twiteze kubona abanimateri benshi babukereye kandi koko baraje bafite inyota yo kumenya, bagaragaje ko bafite inyota yo kumenya mu biganiro twagiye tubana mu nyisho twabahaye ndetse n'isengesho bitabiraga abonaga ko bishimye. y'abanimateri n'abanimateri kazi nungutsemo inshuti, nungutsemo ibyishimo, nungutsemo ibintu byinshi. Hari ugukina n'abana, aba bana tugiye gutoza, tugiye kubatoza ibintu twize kandi bizagaragaza ireme yaba ku bana natwe kandi ubwacu biduha agaciro, kuko umwana niba tuzahura kayerekana yuko namwigishije ni ibintu bizama agaciro kuri njyewe. Nari niteze yuko nzagera ahangaha bikamera nk'ingando twajyagamo, ariko ndashimira kenshi ahangaha abapadiri badufashije rwose. Ntasanze imikino, ntabwo nari nzi ko imikino ihari, narakinnye, naridagaduye pe, twarishimye, byaratunejeje. Amazina yanjye ni Sibisaba Kevine. Amahugurwa tumazemo iminsi igera muri 3 twashije kungukiramo byinshi. Twize uburyo twafata abana, ukuntu twabasha kubatoza, twiga uburyo imikino myinshi tuzatwereka abana harimo za petije na granje. Twungukiyemo byinshi, badufashe neza, ntacyo twere twagirira kandi turanabashima ko bagenda badufasha muri byose.